Ndabasuhuje mwebwe mwese bakunzi ba Mr Bucece Tech ijana. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Iki ni ikiganiro kigiye kujya kibanda ku mateka y'Abazulu abazwi nk'Abarashi. Aba ni abaturage babayeho mu mashyamba aho bahiga inyamaswa zigiye zitandukanye, inkende, inyoni n'ibindi. Abakuru muri bo baba bayoboye aba bana kuko babatoza mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo babeho ari abahigi, kuko niwo murimo wabo ndetse nabwo buzima bwabo. Abenshi muri bo iyo basa nkaho bavuye byibuze muri kano gace kabo ni muri East Africa. Aba ngaba bakora ubuhigi ni nk'umwuga wabo bwite. Iyo bagerageje kuva mu gace kabo batozwa ubuhigi, uburyo bagomba kwirinda n'ubundi buryo bwose. Ntabwo baba ahantu hatari amashyamba cyangwa se ahantu badashobora kuba babona inyamaswa zo kwirira. Njye ndi Mr Bucece, ikaze mu kiganiro. Abarashi cyangwa se abazwi nk'Abazulu ni bamwe mu bantu cyane bita ku murimo wo guhiga nk'uko Abanyarwanda bo hambere bari bameze. Abo twavuga ko benshi bari bibera mu mashyamba bahiga, ndetse yewe ubwo buhigi bwabo babwitagaho cyane ndetse baranabukundaga. Hari inyamaswa nyinshi zagiye zicika mu gihugu bitewe n'ubuhigi bwagiye buhakorerwa. Aba rero bazwi nk'Abarashi cyangwa se Abazulu niko kazi bikorera, kuko abana babo batozwa gukora imyambi, kurasa n'ibindi nkabyo. Umwana waho amara kugera ku myaka byibuze 12 abazi kumasha, ndetse ikindi kandi abazi kumenya aho inyamaswa yanyuze n'aho yaciye. Aba ni Abazulu cyangwa se Abarashi. Bakora ibishoboka mu buzima bwabo bwite bwa buri munsi, aho bahiga amanywa ku yandi. Iyo babonye umuhigo barawuzana bakawuzana mu rugo, aho ngaho n'icyo kurya kiba kibonetse. Ibiryo byabo bwite biba byiganjemo inyama z'ishyamba, imyambaro yabo akenshi aba ari impu, naho isanzwe yo ntabwo bayitaho cyane nk'iyo ngiyo baba bafite cyangwa se nk'imyambaro y'ibisimba. Ni ukuvuga ngo ipeti rya buri muntu ni inyamaswa yishe. Uwishe inyamaswa y'inkazi niwe uyobora igitero cyo guhiga cyangwa se akayobora abandi mu kujyana n'iby'umuhigo. Aba Barashi cyangwa se Abazulu ubuzima bwabo bwose babumara bitoza kurasa bakoresheje imyambi, amatopito n'ibindi. Ariko cyane cyane bakunze kuba bakurikirana aho inyamaswa zanyuze, bamenya uko zigenda, kuvuga nkazo, kumenya uko zitekereza n'ibindi muri bo. Abazulu ni bamwe mu bantu bita cyane ku murimo w'ubuhigi, kuko ni ikintu byibuze cy'ingenzi n'umuco bwite muri bo, cyangwa se umuco wabo uba babona ko ufite akamaro. Abazulu ni abantu bita cyane ku murimo wo guhiga, aho akanyamaswa kose kitwa ko karibwa gakurikirana.